Yes, thank you very much, Your Excellency, for the context. Yes, I'm sure there's a lot of questions from the crowd, so I'll open it up to the floor. Please raise your hand if you have a question, and before you ask your question, introduce yourself, tell us a little bit of who you are, and then address your question. Try to be as concise as possible. Scovia? Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Scovia Mutesi, ndi umwanditsi w'ikinyamakuru Mama urwa Gasabo. I see you every day on the media, social media. On the social media, yeah. Yeah. Murakoze, ikibazo cyanjye nashakaga kubaza, usobanuye byinshi bigaragara inzira yari ikomeye, ariko nagize ikibazo nifuza kubaza, ese musobanura mute impamvu mwari mufite ikomeye yumvaga ko mushobora gutsinda ubutegetsi bwa Habyarimana bwari bufite ingabo zikomeye ndetse bashyigikiwe n'amahanga, mu by'ukuri yumvikanaga nkakomeye. Nyuma yaho uyu mukanya tugeza aha General Kabarebe yadusobanuriye uko mwageraga mu Mutara, uko mwasanze bimeze ko byasaga nk'ibiteye ubwoba, impamvu ikomeye mwagize mukumva ko muri butsindira urugamba kugeza uyu munsi nyuma y'imyaka 30 mwicayeho. Ndabashimiye. Ndakubwiza ukuri, ntabwo ari science ngo muri science nararebaga nkasanga turi butsinde, cyangwa ntabwo ari, it's not anything, ntabwo nta kintu cyari gihari twemezaga ko turi butsinde kirenze umutima wacu kuvuga ngo natsinda ntatsinda ngomba kurwanira ukuri kwanjye. Nicyo umuntu yashingiyeho, ibisigaye bikubakira aho ngaho. Ntabwo rero ntawari ufite icyizere ngo ibintu bigomba kugenda bityo, kuko na bimwe uko abantu babitekerezaga cyangwa babyifuzaga bigomba kugenda siko byagenze. Kuri bimwe hirya no hino, ariko ibyo mvuga byo kuvuga ngo twari ahantu uvuga uti bya bintu natangiriyeho kugira ngo wenda nabivuze mu Cyongereza mbivuga mu Kinyarwanda, aho uvuga uti ariko aho ndi ibindi imbere ngomba guhangana nabyo. Mfite uburyo bungana iki kugira ngo nkore kimwe cyangwa nkore ikindi, ariko ukaba ufite ibintu bibiri gusa, kuvuga ngo either ndabihunga nigendere nkiza amagara yanjye, kuko hari ababikoze barahunga barigendera babivamo, n'ubu barakiruka ntibaragaruka. Ibyo babikora. Ikindi ni ukuvuga ngo oya, ntabwo ndi bugenze, ibyo narwaniraga n'ubundi ni ukuri kwanjye, ngomba kubikomeza, ni nabizera mbizire. Ni ibintu bibiri rero, yezo urahunga cyangwa urasigara uhangane n'ikibazo. Ibi byo guhangana n'ikibazo byari mu bantu benshi, nicyo cyiza cyabyo, byari mu Banyarwanda benshi, ntabwo bari bake. Abahunze ngira ngo nibo bake kurusha basigaye bahanganye n'ibibazo. Muri uko guhangana rero n'ibibazo nyine ugomba gukoresha rero ubwenge, noneho gukoresha ubwenge. Ese uhangana n'ibibazo ute? Guhitamo inzira uhangana nabyo nayo noneho niho hazira gukoresha umutima n'ubwenge, bikaguha icyo gukora bitewe n'icyo ufite, n'icyo uzi ku mwanzi, n'uburyo bwo gukoresha kugira ngo utsinda ari urugamba rumwe hano cyangwa ahandi, cyangwa utsinda urugamba runini rwo kurangiza ikibazo cyose. Nta kindi cyizere, nta kintu cyari gihari cyaha umuntu uwo ari we wese. Yewe n'abatsinzwe banza batari bazi ko bazatsindwa.
babaga bazi ko ni leta bafite ibyangombwa byose bumvaga bari aho twebwe bitaga inyenzi bazatunyura hejuru gusa bakagenda. Natwe kubera aho twavaga nuko twari tumeze n'ubushobozi butari buhagije twari dufite, usibye uwo mutima wo gukora ibyo ushaka gukora warabikoraga, ariko nta garanti, nta kintu cyakwemezaga ngo ibyo urwanira uzabigeraho, ariko wagomba kurwana anyway kuko nicyo wahisemo kandi niyo inzira yari iri imbere yawe warebaga wakoresha gusa. So ntazagira ukubeshya ngo ibyo twita intsinzi ngo barayirebaga. Barayirwaniye bayigeraho, ariko kuba warayirebaga iza ibyo bizavugwa n'utari uhari. Yes, dufite ikindi kibazo, adufashe na microphone kuri Eric yashize ukuboko kare. Thank you so much, Your Excellency. My name is Eric. We just had a great visit of the site that was your military base, and it was a great visit. And then I went on to revisit one of the oldest video, but the famous one, where you were addressing your force, I think back in 1990. You told them in Swahili, how we quote, jeshi hili litakuwa msingi wa mabadiliko, and then he went on to tell them sasa ndiyo maana matendo yetu yanapaswa kuwa tofauti na yale ya wale tunapigana nao. For me, these were super great values of RPA. So my question is, how could you envision unity and integrity knowing you were not even allowed in your country, even coming to visit your friends and family, you could sneak in. And then we also heard that, not here, I think we need to fact check this, that some of the Habyarimana forces that were wounded during war, some of them were treated here. And then where did these values come from, and how do they remain the foundational values of RPF today? Thank you so much. Yeah, societies, anywhere, or people, whatever, have values, certain beliefs, what they think is the right thing to believe in. And then, so Rwandans have values, there's no question about it. In fact, that to an extent explains the